ndagiye Sabrina ndagiye nguhaye amasaha 48 nzabona message nkiriwe guhamagara nkiriwe ngaruka je nkazagaruka ngaje kureba amafaranga haki ya Mungu tondarahi nkazagaruka ngaje kureba amafaranga yanjye tuzabyara naba tuzabyaga iminyagano urayiko bumbafu ibyo kubwira ibyo byiteho amasaha 48 azarenge mwerekeza Yo bimeze bite bantu banje mbafite inkuru nziza uyu munsi muri M shop cyangwa muri Musinga shop tubafite amataburo meza amarupepa meza cyane agendanye n'igihe asa neza cyane so wowe icyo usabwa no kwandikira nimero uri kubona aho ngaho munsi then tukakugereza aho ushaka hose waba uri mu gihugu hose so ntucikanwe n'amahirwe rero Quand du coup le téléphone est sous ses draps. Jesus. Oh, sorry. Yeah, come on. Tu la couches en seconde. Seconde ni fait gute. Igashaba mbana ya majoro. Genda. None se. Kona gusize kwa Sabrina no wigiye umunsi. Mbambani uso navanga nari nyumutuno twinshi cyane. Ariko nyine ko akumva afite umunaniro w'icyumweru cyose. So ngeze rero ku gitanda ugira ngo rero ibintu byutse. Sabrina. iri zuba riri hano noneho ryo ni sa Sabrina. Okay. Sorry. Babaye. Ntacyo. Ntacyo. Neza. Niba utameze neza. Oya Musinga neza. Sabrina uje kukubeshya rero nta ntukambeshya. Nicyo kibazo ufite. Ati ibibazo afite bagakora n'ikiko. No. Cyo kubona nta kintu bikoraho. Kijyanye n'ubushobozi. Kevin araje. Birashoboka. Urumva? Kijyanye n'ubushobozi. Hello? Yes, babe. Ariko nshaka kuguha n'igitekerezo. Shamusi. Wambwiye nicyo kibazo ufite. Mfite ikibazo cyo kwishyura iyi nzu rero. Nuko Joy yari arimo amezi 3. Ejo bundi nishyura nari ko ukwezi nyine ukwezi kw'iyi minsi turimo ngiye kumva nimero ya Dore aho ngo mbere harimo amezi 3. Ubu rero byancanze sinzi n'ahantu ndi gukora amafaranga gusa neza. Harimo andi mezi 3. Rero sinzi ikintu nakora. Nse birakomeye cyane. Birakomeye cyane kandi dufite iminsi itarenze 5 kugira ngo tube twishyuye cyangwa dusohoke mu nzu. Musinga nawe gatete. Ibintu
ujye ubigabanya uri kumwe nanjye uzajya ucunga uri wenyine usinzira cyane sibyo kigana nta mwanya uma ndabaza njyewe ndi ifarasi cyane nditse ni sawa simbwira gusize kwa Sabrina byagenze bite ushobora magana ngenda bikomeye sinzi ko nahamagara no mu rugo ariko rero Sabrina mu rugo mu cyaro mfite inka kandi maze gukura ni jigije nziza cyane none nkayigurisha then tugakuramo amafaranga by'ura wakishyura ayo mezi angahe hanyuma se Musinga azakwishyura ryari none njye ntabwo ari ukurindira kunyishyura igihe cyose mwayabonera mwayampa ariko nimugire nyine ntimwangare bishyura ntabwo nabyemera ubu bifata nk'ibintu bikomeye ni ibintu ntabwo byoroshye natuma ugurisha inka yawe Musinga ukora Sabrina bifata nk'ibintu byoroshye ni ibintu byoroshye sibyo bifata ngo bikomeze wumve ko ari ibintu tuvugisha ukuri wagiye kumpamagara urambeshya nasomeze ute shabe nanjye ndagukumbuye ni ukuri nibereye mu rugo nibereye mu rugo gusa today nshaka agatayimu gatoya kugira nganire nawe turi kumwe ngo byacitse yuzuye ko ubwiye iwanyu ngo ugiye kugurisha inka ni yanjye yabagaburiraga niyo yabahaga amata cyangwa bakanayagurisha ninjye wayiguze sibyo ninjye wayiguze rero bibaye ngombwa ko mfasha umuntu ibintu byoroshye rega nawe uramfasha mu buzima bwa buri munsi ureba Joy nawe uhari sibyo nawe ko ntabwo uri kujya ku ishuri uri no guhangana no kwishyura ibintu byinshi urumva ko ari ibintu utakifasha ubwawe zisho umuntu uguhamagaye amasaha ninde koko ubwira icyo gukora na Sabrina pa isho zime neza rero cyakoze nakwemerera urenze ntabwo nenzi ko uzi gukina game bigeze hariya cyakoze hari naho bamenya basigaye bavuga ati cyakoze nyine bavuga niba bishoboka ariko ndagushaka cyane hari utubazo nari mfite ndashaka kukuganirizaho numve ko niba watumfashamo nyine no wihangayikana ntago birenze nyine ni akabazo gatoya kandi ndizera ko utakananirwa oya pana kuri phone ndagushaka nyine tuganire turi kumwe nibyo sawa shawe ihangane niyo byaba iminota 10 nakubwira nyine turi kumwe mukaye tugenda ni bavuze ngo uyu muntu ararenze yasanzwe ati aha mwemwe mwaba se haje bahindurira ubuzima rero ahubwo muri aho ngaho mwasa ubuzima guteze mbwira zime neza ariko bahindurira ubuzima aho ngaho basamye ashaka gusa nyine wabikoze neza cyane bagize ubwoba wabikoze neza cyane urisaye none uri kamwe ushaka guseka ibintu byose ni street I'm like wahageze nawe yareretse muri niyo dusanzwe tuziranye none uzwi nanjye nageze ugira ubwoba ariko bifata ibintu byatanje ntabwo natumugurisha nkawe no kujya ahubwo niba ngombwa urajya mu rugo nanjye ndi mu rugo aho kugira ngo ugurishe inka yawe Sabrina waretse gukomeza ubuzima ukumva ko ari ibintu amusore urumva kugurisha umutungo ufite ukohereza abantu utazi ngiye ndumva nta kintu naba mpamvu yego ariko kuri
basi ngufashe gutuza usibize neza nyine ngufashe gutuza meze neza mwana nyine mbwira ngufashe ubimfashemo gute se okay nta bidasanzwe niba ushaka gutuza uramfata mu kiganza amuzi ibyo ndusigaye oya niba ufite ibibazo ntabwo wabyifashe wenyine umiriza noneho wewe umiriza ariko usibambabariye umiriza okay ngaho wongera ukurura umwuka ngaho ubanza utuze muri wese ibyo kandi unasenge nibyo ariko sibyo unasenge nicyo kintu cyonyine cyagufasha muri kano kanya ntihandi maboko yagufasha ubu wowe hano nawe ugiye guhangana sibyo gusa ntugire ikibazo natwe twese turahari ku bwawe kandi uzarutsinda rero wihangayika sibyo ariko komeza uwite uyu mugabo ndabona mpinduriye nyuma hariya rero ni kuri uba umeze iyo ugeze mu bantu turize saya byatari ku mafaranga ni amafaranga bebe nta kucenjekana no kujokinga nta kukinga ikindi cya mbere ni uko abantu bagiye muri modo bakabona ko ni biri siriyasi ku buryo babatera kureba amafaranga bamaze kubona ko ibintu biri saya noneho nta mikino irimo byose no kubera bebe ariko shawe nawe noneho ukuntu ubu birimo neza cyane ntagufite nakora iki kandi ngo uhembe rero umva urengane njye ariko ntabwo mbyumva none se ubwo ayo mafaranga angana gutyo nanga yabahangayikishije gutyo menshi cyane Musinga angahe 900 900 oya murabeshya nose bishatse kuvuga ngo ndara mu nzi 900 tujye kumara amezi ane tutishyura Musinga abuse ko numva atari kubasohora mu nzu gusa ari no kudufunga nabyo birimo urabyumva nawe mwana we ariko ngiyewe nabaye igitekerezo mwanga kucyumva ikibazo Musinga byo bushize nabwiye Sabrina navuga ese ngiye mfite inka mu cyaro waretse nkikozayo gatoya ko ntabura umukiriya ba Karori baba birirwa bagenda bazigurisha ba Matayo yewe ntabwo twirushya mfite data wacu tuzigura akahita zijyana ahantu kuzigurisha ko atatuburiramo n'ibihumbi 200 gaju nini ntago bayaburamo pe ibyaye rimwe ko basari 200 Musinga rega ukorora cira abagabanya 900 kwemo 200 hasigara 700 Senda kuvuga ko twakishyura igice ubona n'ukundi kwezi kugiye kwiyongera no kwa gatanu okay ngo mumbwire ko tubigenza ahubwo Sabu mfite igitekerezo uwabwiza ukuri Christian ko tubana nkamubwira akatwishyurira inzu tumuretse gato Christian uwe Chris umwe uza hano wa Joy ugira amahane yego Jinga ubwiza kugira amani yo bikora wishyiraga imbere inzu mbere kanubwo data Sabu tubwira ukuntu tubigenza urumva atari byo Mungu n'umusambanyi tumwihorere akabije igitekerezo nanjye nakigeze ariko ntuzo umusambanyi se uragera badusore mu nzu noneho baducishe mejisho ese musora ryango njye kwigurisha ariko reba umuntu arugiye kugufata ku ngufu kuri ubu umeze nk'ifarashi kurira nambwira njye kwigurisha ntabwo ari cyo nkwifurije none gusa icyo cyo kiri kuguhamagara igitekerezo nabahaye sibyo musi ibyo ndabyumva ushobora no kwigusha peka tubyere kandi ndabyumva ushobora no kwigusha tukabona ayo mafaranga ariko si 700 birabaye nanone
ukareka kwiryamo gake nk'ubu wahinze wisiga makeup wari ugiye kureba sheri wawe wari ugiye muri photoshoot ubuze ndi buhure n'andi hano mu nzira muri iyi mihanda ya Gikondo yose ese mbwira uriya niwe randi uraduye inzu yawe yikosha we hano yaranyishe ese wari uzi ko tuziranye what sigaye bikomeze umuntu afite ibibazo hanze kumbwira mfite ikibazo cy'uko umuntu bagiye kudusohora muri iriya nzu kandi rero iminsi maze ndakubwira what cyangwa umwana yawe n'ujya umeze ariko ujya ubona ko hari ahantu nza kugeza kure se none se ibyo gatubiri nimba muziranye wamfashije basi ukamubwira akatwongerera iminsi oya maze rero murasaba wigira akana keza ukagira ngo ntabwo uzi bushwanyuka ngo uturike wenda none nzashwanyuka ndi mu mafuko usanga ndahita njya no gusaba nshwanyuka ariko umubwira iki bebe wamfashije ukamubwira akatwongerera iminsi ashaka amafaranga oya uzashaka hese sheri come on ukora he I will find a way you will find a way you will it baby mva rero njye nkubwire nyamara nuko njya mugira inama rega nyine ukigira akana ukigira ukanyibaza ubwenge bwawe no butekereza ubusore wa nta kintu wakora kambwira ngejo amafaranga ndi kuyashaka ariko si uri kuyashaka wirirwa upakura amakontineri wirirwa umbwira kote ngo yagiye amafaranga ya naya ubu uraho uri gushaka 900. Ive, don't say that. You mean ko njye najya kuryamana n'umuntu kugira ngo mbure amafaranga yo kwishyura inzu? Cyangwa najya kuryamana n'umuntu kugira ngo you still act like a child. Fine, I'm act like a child, it's okay. Oh, amazing. Gakomeza begiye ibyo ngibyo ukomeza ukine wagira uko wagiye ngo uracyari umwana. Ese wagiye ugera kwihangana kwihangana se niba dusohora muri ranzo nibwo uri bwishima noneho. Sundi iriya nzu kutari warambwiye kubana na Sabrina. Ndumva ibyo atari ngombwa. Ubundi ni gute kwera ayo mafaranga nakwizera yuko akenewe. Bebe nongeye ndusubire sinari nzi ko uziranye na Sabrina kandi ikindi na Sabrina ni bakazi ni banjye kuba rero nasanze muziranye ntago ibyo bindeba nta nubwo ngiye nshinzwe no kubimenya icyo nyene no bufasha bwawe nyene kandi wibwira ngejo nta kintu muhisha pe okay usko wagira ngo uracyari gusangira amata n'abarumuna bawe nyina kugira ngo njye kuryamana n'umuntu njye gusambana n'umugabo mbyaye kabiri ese undi ndakubwiye ko umuntu we n'umugabo wese abagiye kuryamana rero byo gukora iki agwa amafaranga ni so ni yokorome ni mubyara wawe niki cyawe ni zo gukora urujya wifata agwa amafaranga for nothing. Okay, that's good. Barakomeza noneho wigira ibyo ngibyo uramurandi urudifata ko tuziranye n'ubitekerezaho neza uzambwiye nkubwire byo urukira manje ntabwo najya kuryamana n'umuntu kugira ngo gembe n'amafaranga naye nakubwiye ngo ntabwo nkubwiye gukura n'abagabo kugira ngo bigende bityo kugira ngo bigende bityo mane nzajya mu rugo njye kuryama nawe Bikira Mariya wa kabiri dutegereje muri isi ntabwo ndi Bikira Mariya sheri no stress my mind n'ubitekerezaho neza muhira Shaiwe sinzi ikintu nakubwira ariko mane ibyo bintu ariko mbwajya ntabwo nabikora pe seriously nisubiye ngo muri urajya ngo muri nifate tunje guhura n'umugabo ntazi aho ibipfa nibikira ngo ngiye kugenda ngama amafaranga yo kwishyura inzu right It's not supposed to rain here. I was promised
constant sunlight.